Haleluya. Yesu ashimwe bene data namwe bashiki banjye mukurikiranye ibyigisho ku muyoboro wa YouTube. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Muri abantu b'agaciro cyane kuba mufata umwanya wanyu mugakurikirana ijambo ry'Imana. Ni iby'agaciro kuri mwe no kuri twe ko tuba turi kurushaho gusohoza icyo umwami adushakaho. Reka rero ubuntu bw'umwami wacu bubane na buri wese wumva iki cyigisho. Turi muri wa mwanya mwiza w'ingenzi wo gukurikirana insanganyamatsiko itubwira ngo ubutumwa bwiza. Turi ku nsanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza. Ngira ngo twababwiye ko tuzaganira ibyigisho n'insanganyamatsiko nyinshi zitandukanye ku butumwa bwiza, kandi twimbika mu murongo wa Bibiliya ndetse no mu kuri kwa Bibiliya ku iteka ryose. Uku kuri niko Yesu yavuze ko kuzabatura abantu. Uku kuri kwa Bibiliya ubwako kurimo imbaraga zikubita hasi inyurabwenge zose za kavukire n'izo twaba twarahashye mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Iyo ijambo ry'Imana rije riza rifite filozofi itabasha kuvuguruzwa kuko riba ubwaryo ryibitsemo imbaraga. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ijambo ryiza cyane. Ijambo ryiza cyane. Ndagusaba wowe uteze amatwi ukurikirana iki cyigisho kandi ukigeze ku musozo, kuko kiragira akamaro ku buzima bwawe. Nicyo gishobora gutanga urufunguzo rw'ibyiringiro byawe kandi ibyiringiro by'iteka ryose. Kandi nicyo gishobora gukuraho urwijiji rwose umwanzi Satani yatambika imbere y'urugendo rwawe, ukaba watakobwa inzira kandi bitari ngombwa, kuko Yesu yavuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yesu niwe muyobozi, niwe uyobora abagenzi kandi arabigisha, arabatoza. Niyo mpamvu n'abazagera mu bwami bwe bazabitwa intore ari uko batojwe. Muri aka kanya rero tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo mbese ufite ibyangombwa by'andi mavuko? Ufite ibyangombwa by'andi mavuko? Mu buzima dusanzwemo bwo muri iyi si tugira uko tuvuka, ndetse n'aho tuvukira bakadukorera ibyangombwa by'uko twavutse. Ibyangombwa biba biriho umudugudu twavukiyemo, akagari twavukiyemo, umurenge twavukiyemo, akarere twavukiyemo, yewe n'igihugu twavukiyemo. Ibyo byangombwa biraduherekeza kugeza dukuze, n'igihe tubibajijwe turabyerekana. Hari n'igihe biba ngombwa tukajya gushaka ibyangombwa bitewe n'ibyo dushaka muri ubu buzima bwa none, ibyo twita attestation de naissance. Ariko se ko mu bihugu byo ku isi abantu bagira ibyangombwa by'amavuko y'ibyo bihugu, igihugu cyo mu ijuru cyo nta byangombwa by'amavuko y'abana bacyo? Hari indirimbo njya nkunda cyane, ndayiririmba igice kimwe n'icya kabiri. Ni indirimbo nkunda kandi nawe ndakubwira ngo uyikunde. Ni 119 ivuga ngo hariho isoko itukura. Umuririmbyi yaravuze ngo hariho isoko itukura ivamwo amaraso, niyo umwami yamviriye ngo ayandokoreshe. Nduza umuvu w'amaraso ndayoga munere rwose. Haleluya, arankiza arankiza arankiza. Iki cya kabiri nashaka kugira ngo twumvire hamwe. Mpindutse icyaremwe gishya, njyawe ubwa kabiri, nsinze kamere ya kera, nzahora ndi mushya. Uyu muntu yari ari kubyina intsinzi. Iyo uruhinja ruvutse, ku babyeyi bakunda kwitegereza aho uruhinja rwavukiye mu bitabo, n'abapapa baherekeje ababyeyi, abamama
bashatse bakajya kubaherekeza aho babyariye, ntabwo bazabura kumva abantu bari kubaza ngo mbese agahinja kasetse. Kubuka ni ibintu binezeza cyane, haba ku ruhande rw'ababyeyi ndetse n'uruhinja rwavutse ruraseka. Uyu nawe yararimbye aravuga ngo mpindutse icyaremwe gishya, mbyawe ubwa kabiri, nsinze kamere ya kera, nzahora ndi mushya. Mbese ufite ibyangombwa by'andi mavuko? Hari andi mavuko nshuti muvandimwe. Aya mavuko ni amavuko yo mu bwami bw'Imana. Nta muntu n'uyu n'umwe iyo ava akagera ushobora kuzakandagira mu gihugu cyo mu ijuru ataravukiye muri cyo. Iryo ryo ni ihame Yesu yarabivuze. Munyemerere tujye mbere mu cyigisho, turebe mu butumwa bwiza. Turacyakomeje kwiga ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3. Turabona igitekerezo cy'umugabo witwa Nikodemo. Ntari nasoma iki gitekerezo gatoya, Nikodemo yari umwe mu bigisha bakomeye b'Abayuda mu bwoko bwa Isiraheli. Yari umuntu wari warasomye imizingo n'imizingo y'abahanuzi, yerekezaga abandi ku ijambo ry'Imana, ariko nawe ntago yari ahejwe ku bwami bw'Imana, yagombaga kubwinjiramo hatitawe ku cyo yari cyo. Niyo mpamvu yagejejweho inkuru nziza. Bwa mbere Yohana Umubatiza yarigishije, yigishaga ubutumwa bufite imbaraga, ari mu butayu, kugeza ubwo yavuze ku miterere y'Abafarisayo ndetse n'Abayuda. Ubutumwa bwaragendaga bugakabakaba umutima, ndetse abantu bakumva afite itandukaniro ritandukanye n'iry'indyarya z'Abafarisayo zitwaga yuko zibwiriza kandi zigisha. Ubwo butumwa bwaragiye bukabakaba umutima wa Yohana, ariko ntiyabwiyegurira, ariko bukomeza kumubikwamo nk'imbuto nziza. Yari imbuto ibibwe mu butaka bwiza. Agiye kubona uwo Yohana yategurizaga kuza, ari we Yesu Kristo, Yesu ubwo ariyizira arabwiriza. Noneho yumva afite icyigisho kitoroshye, kiragenda gishegesha umutima wa Nikodemo, bituma afata icyemezo mu gihe abandi biyeguriraga ubutumwa bwiza, kubera icyubahiro yari afite, ahari umuyobozi w'abandi, ari uw'abandi babarizaho ibihamya, ari uw'abandi babarizaho ijambo ry'Imana. Afata icyemezo ajya gusobanuza Yesu, amusanga ari nijoro ngo amubaze amashakinyoma y'ubutumwa yumvise bwamubereye inzaduka bushyashya, ariko bwaryoheye umutima we, bwawukabakabye. Iyo ubutumwa bwiza buri kubwiriza kubera ko ari inkuru nziza ibohora ababoshywe mu buryo batanazi, bukabakaba umutima. Umuntu akumva abaye igishushushungwa, agafata icyemezo cyo kubaririza ngo mbese nagirane kugira ngo nkire. Nikodemo yafashe icyemezo asanga Yesu. Muri iki gice cya 3 haranditse ngo, reka abafite Bibiliya dusome. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Abandi Bafarisayo ntago bavugaga bino bintu, bapingaga Yesu, baramusuzuguraga, bumvaga aciriritse. Ariko amaze kugerwaho n'irarika ry'Imana, agira kwicisha bugufi, atangira kubona iby'agaciro by'Imana birenze icyo yitaga ubwenge, agatangira kubona ari umuswa.
Nikodemu yasanze Yesu kuko yamaze kumva ko ubwigisha bwe ari ubuswa imbere y'inyigisho za Yesu. Afata icyemezo aramusanga, muvandimwe. Igihe ijambo ry'Imana rimaze kuvuga rigakubita hasi ibyo wizera bipfuye, emera. Erega ntago dushyitse, Imana nishoboye byose. Igihe usanze Yesu wicishije bugufi, wemejwe n'ijambo, Yesu yiteguye kuguhishurira ibyo udasobanukiwe. Nikodemu aragenda asanga Yesu kugira ngo asobanukirwe byimbitse n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwari bwaramwihishe igihe kirekire, kandi nawe ari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mbese mwene data, mushiki wanjye, ntiwaba nawe umaze igihe kirekire wigisha icyo twakwita ubutumwa bwiza, wigisha ijambo ry'Imana, ariko uri hirya y'ubwami bw'Imana, udasobanukiwe n'amahame yabwo, udasobanukiwe n'amaranga yabwo n'uko ababwo babaho, udasobanukiwe n'uko ubwami bw'Imana butangira mu mutima w'umuntu, yenda bukaba butaranatangiye no mu mutima wawe. Ariko Imana irakubwira ngo haracyariho ibyiringiro, kandi iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Uko waba uri kose, isaha yawe igeze ugatera intambwe ugasanga Uwiteka, uba uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Nikodemu rero afata ikiganiro, maze mu gihe yabazaga Yesu ngo mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yesu yahise yahuranya amubwira ikigendere kurenza ibindi byose. Iki nicyo cyari gikuru kurenza ibindi byose, ni ukumubwira yuko umuntu wese utabyawe ubwa kabiri atabasha kuzakandagira mu bwami bw'Imana. Impamvu Yesu yamubwiye iki kintu mbese urayizi? Nuko Yesu we yaracengeraga akareba mu mutima, yabonaga yuko amakuru yo kuvuka ubwa kabiri yari hanze y'umutima wa Nikodemu, ntayo yari afite, kugira ngo avumbure amatsiko ya Nikodemu. Noneho Nikodemu ahereko amubaza amashirakinyoma y'ayo mavuko yamwihishe imyaka n'imyaka. Mbese aya mavuko mashya, ntiwaba nawe umaze imyaka myinshi mu by'iyobokamana ariko utayafiteho amakuru? Ibi nibyo byagusinyira irimbuka, kandi Yesu yaragucunguye, ariko haracyariho ibyiringiro. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo, ntiwinangire umutima muvandimwe. Yesu aradukunda kandi yifuza ko hatagira n'umwe urimbuka, ahubwo ko twese twihana tugahindurirwa amateka. Maze Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akavuka akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu ryari mubereye ihurizo, yumva ko hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo uri umuntu uvukiye muri ubu bwami. Icyangombwa cya mbere yamweretse ni amazi, icyangombwa cya kabiri ni umwuka. Ibi nibyo byangombwa agomba kuba afite. Nikodemu yarakomeje arabaza, kuko n'ibi byangombwa ubwabyo ntabyo yarasobanukiwe. Uzi ko hari abantu benshi badasobanukirwa n'uko umwuka akorana n'umutima w'umunyabyaha? Birashoboka. Niyo mpamvu ni igihe cyo kubaza ijambo ry'Imana, niryo rifutura ibyo ubwenge bwacu budashyikira. Maze Nikodemu agisobanuza iby'aya mavuko, yaramaze kumutangaza, imubereye inkuru idasanzwe mu mutima we. Yesu aramubwira ati, Nikodemu, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye ko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite mwigisha? Amazi ati, ibyo bintu byashoboka bite ko numva birenze ubwenge bwanjye? Maze Nikodemu, Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abayuda,
utazi ibyo bintu, ntumenye ibyo bintu rwose, ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Maze umurongo wa 14 Yesu aravuga ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Dusubire ku murongo wa 5 n'uwa 6. Yesu mu gihe yari abwiye Nikodemu ko agomba kubyarwa n'amazi n'umwuka, nta hantu muri Bibiliya muri iki gitekerezo uri bwongere kubona Yesu agaruramo amazi. Ongera urebe muri Bibiliya yawe neza. Ahubwo Yesu yakomeje kuvuga umurimo wa Mwuka Wera, ntabwo yongeye kugarura amazi. Bishatse kuvuga ngo aya mavuko ni amavuko ya Mwuka Wera, kandi aya mazi ari kuvugwa hano nubwo ari amazi y'uburyo bubiri. Iyo Bibiliya ivuga amazi, ibivuze amazi ni amazi afatika, ikavuga n'amazi nk'ijambo ry'Imana. Aya ni amavuko aturuka ku ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Bavandimwe, tubyumve. Muri iki gihe cya nyuma, aho imiryango myinshi ishingiye ku myizerere, ndavuga amadini yadutse ari menshi, abantu bayoboka ku bwinshi banyuze mu cyo twita umubatizo. Iyo umuntu abatijwe ahabwa icyete n'idini cy'uko yavutse ubwa kabiri, abaye umwizera. Ariko ni bake cyane ushobora kubaza ngo mbese ufite ubuhamya bw'uko Mwuka Wera yakubyaye bundi bushya? Hari benshi bamera nka Nikodemu, baratangiye n'inshingano zo kwigisha abandi. Ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko abantu bumvise ngo umuntu ubatijwe abavutse ubwa kabiri. Nibyo koko, umwuka niwe ubanza kubatiza akabyara ikiremwa gishya. Yorodani ntibyara, ahubwo Yorodani ni ubuhamya bw'icyo umuntu yakorewe mu mutima we. Hari abantu bafata Yorodani nk'ikintu bazerekanisha ko bavutse ubwa kabiri, ariko imitima yabo nta makuru yo kuvuka ifite. Abo ngabo ntaho bataniye n'abapagani bazarimbuka kandi bari mu iyobokamana. Na Nikodemu yatemera kwakira ubutumwa bwiza, ari kurimbuka kandi ari umwigisha. Bene data, tube maso. Kuba twarabatijwe si igisobanuro cy'uko twavutse ubwa kabiri. Umwuka Wera niwe ubyara, kandi hari uko abyara. Uko kuvuka ku mubiri bigenda, niko no kuvuka mu buryo bw'umwuka bigenda. Reka dusubire mu mateka y'umubiri gatoya mu minota mikeya. Iyo umubyeyi azabyara, hari ibintu bitatu bimubaho. Icya mbere ni uguterwa inda, icya kabiri ni ugutwita, icya gatatu ni ukubyara. Ibyo bintu byose bifite imimerere yabyo nuko bigenda. N'amavuko y'umwuka rero nuko agenda, afite imimerere yabyo. Ntago umubyeyi yayoberwa ukuntu yatewe inda, nta nubwo yayoberwa ukuntu yatwise, nta nubwo yayoberwa ukuntu yabyaye, kuko byose biba bifite imimerere yabyo yihariye. Uwiteka we yaravuze ngo nzagwiza umubabaro wawe ufite inda. Mu gihe cyo kubyara ibise biraza kugira ngo umwana avuke, n'amavuko y'umwuka agire uko aza. Hari inda igomba kubanza guterwa, kandi burya nta mugore uterwa inda atabanje kugira ubushake bw'umugabo, mu cyo twita ovulation cyangwa se ovulation. Mu gihe cy'uburumbuke, umugore uri buzasame abanza kugira ubushake bwo gukenera umugabo cyane, nibwo intanga ifata
bize biyoloji murabyumva neza cyane. Rero n'umuntu uzabyarwa n'umwuka, muri we havukamo ubushake, nk'ubushake bwavutse muri Nikodemu, akiyufura abafarisayo bose, akagira ubushake bwo gukenera gusobanukirwa n'inyigisho za Yesu. Igihe cyose umuntu asonzeye ijambo ry'Imana, aba afite ubushake bwo kugira ngo umwuka wera akore ibikomeye muri we atabasha kwikorera. Icyo gihe Imana iramugenderera, Imana ibana n'umutima we, umwuka wera akamureshya kugeza ubwo umwuka wera abyara ikintu gikomeye atigeze agira mu mateka ye. Intagorwa zitavaga ku izima ziremezwa. Reka Bibiliya ibitwibwirire neza. Uyu mwuka wera yaje, hari iki mu mutima w'umuntu? Iyo turambuye mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 10 gatoya, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 16, turebe amagambo ahanditse akomeye cyane. Umurongo wa 13, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo mwuka w'ukuri naza niwe uyobora umuntu mu kuri umuntu yashidikanyagaho. Nuko ukuri ko kuvuka ubwa kabiri umwuka wera nakugenderera, arakukuyoboramo kumve neza wisuzumire muri ko. Kandi Yesu yaravuze ngo azababwira ibyenda kubaho. Byaba ari ibyenda kubaho ku mutima wawe arabikubwira, byaba ari ibizabaho mu byiringiro byawe umwuka wera arabikubwira, ugakomezwa n'ibyiringiro biturutse kuri mwuka wera. Maze mu gice cya 16 umurongo wa 8, ikindi kintu gikomeye kibaho, ubwo azaza uyu mwuka w'ukuri azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzamutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iyi si akiriweho iteka. Umuntu utemeraga, wagenderewe na mwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana ribwirizwa, cyangwa se mu ijambo ry'Imana ari gusoma akagendererwa, yemezwa ibyo atajyaga yemera, aratsindwa ku ngingo nyinshi. Niyo yagerageje kuburanira imibereho ye ko yahagaze neza, abona ingingo z'amahame zimurega mu rukiko rwo mu ijuru, bityo akabona atabasha guhagarara imbere y'Imana yera afite amahumane angana gutyo, bityo akamanika amaboko akibaza ngo nakora iki ngo nkire ko ndiho kurimbuka. Mbese waba warigeze ugendererwa na mwuka wera muri ubu buryo? Ahangaha uba utangiye gutwita. Mwuka wera aba yamaze gukuza imbuto, mu mutima wawe inshuti yanjye. Iyi mbuto iyo imaze gukura, igihe cyo kuvuka kiragera, aribyo twita kuvuka ubwa kabiri. Iyo wamaze kwemera noneho utagitera imigeri, wemera ubunyacyaha bwawe, ubugoryi bwawe bwose ubona imbere yawe kandi ubyemera, mwuka wera akuyobora munsi y'umusaraba, ukabona ibyiringiro byo gukorokoka kwawe waherewe ubuntu binyuze mu gitambo cy'i Karuvari. Ayo ni amateka yo gucungurwa kwacu, ahishuka bundi bushya, ntibihinduke iby'inyuguti mu mitekerereze yawe, bityo Yesu akaguherekeza ukatura ibyaha byawe wicujije, wizeye isezerano waherewe ubuntu muri Kristo Yesu, ryuka bicuza ibyaha byabo kandi bakabyatura, bazababarirwa kuko Yesu yabibahereye ubuntu. Icyo gihe
iyo umwuka wera akureheje akakugeza ku birenge by'umukiza, aho usenga wicuza, nibwo imbaraga y'Imana iva mu musaraba. Haleluya! Imbaraga y'Imana iva mu musaraba nibwo iterura umutwaro w'ibyaha ukuvuna ya kamere yakuyoboye imyaka n'imyaka, ikamburwa ubutware. Yesu agahabwa intebe, ibyagutegekaga bikamburwa ububasha, ijambo ry'Imana rigahabwa imbaraga mu bugingo bwawe, maze ibyo wakundaga ugasigara ubyanga, kuko wamaze kugera mu bwami bw'umwuka. Usigara ukunda ibyo umwuka akunda, usigara ushegera ibyo Imana yishimira, usigara ukunda amateraniro kandi wayangaga. Hari igihe wahaga umwanya iby'isi, ugasanga amasaha yawe yose ni iby'isi gusa, no gushaka iby'iterambere ry'umubiri gusa. Aha huca akabogi, ugafata umwanya ukiga, kuko uryoherwa n'iby'igihugu cy'iwanyu, nshuti muvandimwe. Hari izi ni impinduka zitabura. Kubyara ubwa kabiri kutabyara impinduka, ntago ari ukuvuka, ni pirate, kandi ntaho izageza bene yo uretse kurimbuka. Ariko igihe kiracyahari. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, imperuka ihere kwizera, abantu bahishurwe Kristo. Rero bene data, satira umusozo, kuko ndatinda muri iki gitekerezo cya Nikodemu cyane. Hari icyo Yesu yabwiye Nikodemu ku gice cya 3, yaramubwiye ati, umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Yerekanaga ko ibikorwa bya Mwuka Wera Nikodemu atarazi bimeze nk'umuyaga. Iyo umuyaga uri guhuha, ntabwo ushobora kumenya ahantu uturutse, ariko wumva uguhushye, ukumva ugukozeho, ukumva n'ibintu byose biragurutse, ukabona ibikorwa by'umuyaga. Bishatse kuvuga iki rero Yesu yasobanuraga hano? Yarasobanuraga ngo ntabwo ushobora kumenya ukuntu Umwuka Wera yaje, ahubwo wumva gukabakabwa nawe mu buryo busa nk'igitangaza mu mutima wawe, ugatangira kumva ibintu bisobanuka bitajyaga bisobanuka mu bugingo bwawe. Kandi ikindi, ku iherezo ry'uko kugendererwa, utangira kubona impinduka, utangira kubona imbuto, utangira kubona ibitekerezo byawe byahinduye icyerekezo, kandi byakozwe n'imbaraga ndengakamere bikurusha ubushobozi. Uku niko kuvuka ubwa kabiri. Mbese ufite ibyangombwa by'andi mavuko mashya? Bene data, namwe bashiki banjye, muri kumva aya magambo, Yesu yaravuze ngo uku niko uwabyawe n'Umwuka wese amera. Icyangombwa cya mbere ni ukugendererwa na Mwuka Wera binyuze mu ijambo ry'Imana no kubwirizwa kwaryo. Icya kabiri ni ukwemezwa ibyaha byawe n'amateka mabi y'icyaha, no gutsindwa mu mutima, no kubabazwa n'ibyaha byawe kubw'urukundo rutagira akagero Yesu yagukunze, bikakugezaho wemera kwitanga umaramaje mu biganza by'ishobora byose, watura ibyaha byawe. Intambwe ya gatatu, aricyo kimenyetso cya gatatu, ni ukwizera uwabambwe i Karuvari ku musaraba nk'ibyiringiro rukumbi by'agakiza no kubaho kwawe by'iteka ryose, ari byo bihesha guturwa umutwaro no kuruhuka mu mutima. Ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Reka abadukurikiye mwese, namwe babanye natwe muri iki cyigisho, Umwuka w'Imana agenderera imitima yanyu, abemeze iby'icyaha, abemeze iby'amateka, abemeze ibyo gukiranuka, kandi abahishuriye ko umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa kandi aciriweho iteka, kubera ko Yesu yamanitswe ku musaraba i Karuvari. Aho niho ibyiringiro byawe biri, nturi wo kurimbuka, kuko Yesu yiteguye kukubohora niwemera kugendererwa n'Umwuka Wera, agaterura ibyo Satani yagukundishije, akimikamo iby'ubwami bw'Imana utemeraga, bikayobora intambwe z'ibirenge byawe.
reka urwo rukundo rubane n'imitima yacu twese kandi rutugezaho tutabasha kwigeza, nubwo twaba tumaze imyaka myinshi twishuka tuyoba. Imana yiteguye kutuyobora mu nzira ifunganye kugira ngo tuzagire iwacu amahoro, ibishoboze buri wese mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Yesu mwiza, turagushimye, tugushimiye inzira waduciriye aho rukomeye, tugushimiye ko wababajwe ku musaraba i Karuvari uzira ibyaha byacu, ni ukugira ngo abari bapfuye buheriheri tubone ubugingo kubw'ubuntu bwawe. Nyamara Satani ntabwo anezezwa nuko twumva iyi nkuru, kuko ashimishwa nuko twahora tuboshye turi imbohezi, adutwara bunyago, adukoresha ibyo ashaka nkaho tudafite Imana rurema. Ariko tugushimiye yuko ibyiringiro by'umugisha ari ibyacu kubemera kwizera. Reka bumvishe iki cyigisho bose ubayobore munsi y'umusaraba, ubemeze ibyo intekerezo zabo zitashyikiraga, kandi ijambo ryawe ribone urufatiro mu bitekerezo byabo, ibitumvikanaga byumvikane, kandi riyobore abemera bose ku birenge by'umusaraba, bahererwe ubuntu ibyo basezeraniwe. Njyambaje nizeye mu izina rya Yesu, urakoze, amen.